Ubushize mu nkuru amabanga y'inzira. Kugukunda si ibije ubu, ahubwo nizera ko byahozeho na mbere yuko nkumenya. Kuko nazo numva mfite inzozi zo kuzakunda umuntu byibuze rimwe ntamukundiye icyo mukeneyeho. Amanda, ndagukunda. Nyumva akadomo rwa. Iyi ni season ya 2, episode ya 21. Nubwo ijoro rimwe naganiriye n'umugore wanjye nkamubwira ibibazo byose nari ndi kunyuramo muri company bityo bikama gutuza, ariko harabwa agatima kangaga nkongera guhangayika. Nyine umutuzo uzanwa no gukemuka kw'ibintu akenshi, ibyo turabizi. Siniyumvisha ukuntu nari kugira amahoro yo mu mutima kandi nzi neza ko hari ibitagenda. Ibyo ntabwo byari gushoboka habe na gato. Gisele yarangeze yabi pe. Umushinga wo kwihorera yari yarawize neza bidasubirwaho. Nakomezaga gutangazwa n'umutima w'ubika inzika bikanyobera. Yego nyine nayo naramuhemukiye, ariko nawe yari yararengereye ubwo yakuragamo inda atabanje kumenya ibishobora kuvamo. Amakosa yose yanshyizemo ndetse aharanira no kuzandyoza byose kandi yari yaratwise turi kwishima twembi. Aha, n'ubundi ndi kuvuga iyi nkuru kwiyumvisha Gisele birangora. Ntabwo rero nari gukomeza gutuma imihangayiko imperana, niyo mpamvu naje guhamagara Roger na Jire bazi iwanjye ngo tube twiganirira. Byatangiye mbaza Jire amakuru ya Roger tutaherukanaga, azambwira ko ngo we yabaga i Butare, ananyemerera kuzamuzana bakansura. Baraje nk'inkoramutima zanjye turaganira, gusa tuza no kugeza ku bibazo byanjye na Roger tubisubiramo situation uko imeze kuko we ntabwo yari ayizi neza. Yarumiwe cyane ndetse atangazwa n'ukuntu Gisele yahindutse nta muntu wabikekaga. Yego twarabikekaga gake, ariko twumvaga umutima mwiza twahoze tumuzi uzamuganza. Ubwo rero Roger yarambwiye ati ese nuko ibintu bikaze basaza? Ko numva Gisele yanyishemora, umutima we ntabwo nari nzi ko awugira. Siko umuntu ari mugari koko mbyemeye. Narasetse ariko nanababaye, nyuma mpita mpamagara umugore ngo aze gusuhuza abashyitsi, ajya no gufasha umukozi gutegura ibyo kutuzimanira. Yageraga gutya akaza nawe tugatera stories, ndetse akagenda nisanga mu biganiro byacu gake gake. Maze sinzi ukuntu nabaye nk'usohotse gato ngiye kwitaba telefone, garuka nsanga Roger na Jire bahuje urugwiro na madamu. Ibyishimo byari byose, mbona bizihiwe, mbese basetse karahava. Nimwe bita ngo baraganiriye, agati karaturika kandi karamera. Ubwo nawe ushobora kwibaza icyo baganiraga icyo ari cyo. Jire yarababwiye ukuntu tukimara kujya muri ghetto muri kaminuza nakoze amabara ndi guteka. Nanjye njya mbyibuka bikansetsa. Rero ukuntu nigeze guteka umuceri Jire adahari, maze nkasinzira uri kuri gazi, ugashirira ukaba amakara ku buryo twawujugunyanye n'isafuriya. Rero niyo nkuru yari yasekeje umugore wanjye yifata mu mbavu. Twakomeje gutera stories zose zijyanye n'ubuzima bwa kaminuza nuko turizirwa. Numva nanibagiye ibibazo byose nari ndi kunyuramo. Kubona umugore wanjye yizihiwe nabyo byarushijeho kunezeza. Twanyweye inzoga, gusa nirinda gusinda kuko ntabwo nabaga nshaka ko umugore wanjye mbona nayagaye. Ntimugakine, rega kuba umugabo ntabwo byoroshye. Umugore wanjye ndamwubaha kandi nkanamutinya. Ibyo bimpagora buri gihe mfite umukoro wo gukora cyane kubwe, ndetse no guharanira kumutera ishema. Umugore wanjye ni wa muntu ntera imbaraga igihe cyose. Ni wa muntu umenya ko ntameze neza niyo nzamusekera. Ni wa muntu kandi uhora iteka ashaka guteza imbere ibyo ahawe. Niba mwibuka neza mbabwira ko turi intumwa z'Imana, nanjye umugore wanjye ni intumwa nziza y'urugo. So kumutaka cyane kandi kuko nta na kimwe adafite namuvuzeho. Ubundi kuba umugore ari we musingi wo gukomera k'umugabo, nibyo ni ukuri tutahindura. Ibyo dukora byinshi imbaraga tubikoresha nuko umugore ari mu buzima bwacu. Ntabwo byemera? Ndabikwemeza. Tekereza neza. Fata umugore umukure mu buzima bw'umugabo, umugabo azahita aba umunyantege nkeya. Impamvu nuko uzaba wamutwaye ikimutera imbaraga, ikimutera umurava,
icyo ahora aharanira gushimisha. Ntiwari wabyemera se? Fata ingero zoroshye zo mu bantu bakomeye bagiye baba kuri iyi si. Buri muntu wese wagiye atunganirwa muri buno buzima, intsinzi yabaga yagezwemo uruhare n'umugore. Abagore rero ni nka moteri zitwongera imbaraga. Rero wowe mugore nyumva, menya ko mu bushake bwawe ari umugabo akura umurava kandi intsinzi ye ya mbere ari ukubona yakunejeje. Amagambo mubwira mukomeza niyo y'ingenzi kurusha ikindi kintu cyose. Rero umugore wanjye iryo hame arabyumva cyane, niyo mpamvu mbona ari impano Imana yampaye nk'umugisha. Arankunda kandi akanyubaha, anyita ko ndi beto ye, bivuze ko ari njye nkingi ikomeye afite yo kwishingikirizaho. Abantu mwese twatangiranye iyi nkuru, nzi neza ko nta n'umwe wigeze yumva mvugaho nahuriye n'umugore wanjye Simbi. Nababwiye amateka yanjye kuva nsoje amashuri yisumbuye, ariko mu bakobwa navuze nta Simbi ubamo. Gusa kuva amaze kumubaratira reka mbabwire ibye byuzuye. Burya rero mu mibereho y'umuntu aba agenda ahura n'abantu benshi. Muri abo bantu bose ugenda uhura nabo, byanze bikunze biba biguteganyiriza inzira uzanyuramo kugira ngo ugere ku rukundo rwawe nyakuri, arirwo birangira ruguhaye icyerekezo kigera ku kubana n'umugore wateganyirijwe n'Imana. Rero nanjye nagiye nkundana n'abakobwa batandukanye, harimo cyane Sonia na Gisele. Nyuma nza kugera aho mpora na Amanda, mperuka mbabwira ko namusabye ko yambera umukunzi, gusa ntaravuga byinshi ku buryo naje kubona umufasha. Ndabamenyesha ko Amanda yanyemereye ko dukundana rwose atanatekereje kabiri. Amanda yasaga nk'uwaruje ari urumuri kuri njye, kandi ntabwo yari umukunzi wanjye gusa, ahubwo yari n'umwunganizi wanjye. Amanda twarakundanye by'ukuri ku buryo n'umubyeyi we yabimenye kandi aradushyigikira, kandi numvaga ko nkwiye kumukunda we wenyine kugira ngo bindinde akajagari mu nzira nshya nari naratangiye. Kumuha urukundo rw'ukuri niyo nyiturano nari nararahiriye Imana yanjye kuzamuha. Inshuti yanjye ya hafi Jules yari izi ibyacu kandi yari dushyigikiye. Ikindi kandi Amanda ntabwo yigeze afatirana urukundo rwacu bityo ngo akore icyo yishakiye. Icyo nshaka kumvikanisha hano, hari igihe umwe muri babiri bakundana amara kubona ko mugenzi we yinjiye mu rukundo cyane, agatangira kumutwara uko yishakiye, agatangira kwima agaciro uwo akunda, bityo akamubabariza umutima kandi abigambiriye. Ibyo Amanda ntabwo byigeze bimuranga na gato, ko hari itandukaniro rinini riri hagati y'uburyo namukundaga n'uko nakundaga Gisele cyangwa Sonia. Yari umukobwa ubona ko Imana yampitiyemo. Mu mwaka wanjye wa mbere nkundana na Amanda, kampani yarazamutse cyane nyireba. Nari narahagutse kandi imodoka zimaze kugeza kuri 40. Kampani yari yaratangiye ibarirwa muri miliyoni 50, nyuma y'umwaka yari iri kuyingayinga miliyoni 100. Yego nafataga n'inguzanyo ngo nagure ibikorwa, ariko ryari ishimwe rikomeye mu mutima wanjye, kandi kwari ukugarura icyubahiro cy'umuryango nari naratakaje. Ndabizi neza ko atari Amanda gusa nateraga ishema, ahubwo na mama we yabaga ari ijabiro kwa Jambo. Yabaga ndeba akamwenyura. Sinavuga ko hari ikindi kidasanzwe nakoze uretse kwera imbuto nyinshi nkanazisakaza hose. Ahari bubanza ari isomo twakwiga ku ruhande ukwaryo. Mu buzima bwawe ujye wiga kugenga utuntu duke, ko nibwo Imana iduha binini, kuko ibona ko nabyo twabishobora kubigenga. Reka mbabwire akantu nkiri hano kandi nkibyibuka. Wari uzi ko ibyo dusaba Imana igihe dusenga atari byo duha? Imana ntabwo iduha ibyo tuyisaba, ahubwo iduha ibyo tubasha kugenga. Reka mbiguhamirize. Dufate urugero. Urimo usaba Imana ko yaguha miliyoni 10, sibyo? Uri kwirengagiza ko muri miliyoni 1 yaguhaye ubu nta na make ufite kuko yakunaniye kwigenga. Urukweto wambara ndetse n'imyenda ubu usanga ari 1/10 cy'iyo miliyoni yaguhaye. Isaha wambara irahenze. Ingendo zawe ndetse n'imibereho yawe birahenze. Ibyo byose wabihaye umurongo kuri cya kigero miliyoni nta mezi 2 wayimara nitarashira. None mbwira, kuri murasenga usaba Imana miliyoni 10, urabona Imana ari ikigoryi cyo kuguha izo miliyoni zo gusesagura? Ntabwo izabiguha, ahubwo izabiha abashoboye kuzigenga. Reka ibyo tubireke da.
wenda urimo urasaba Imana inzu yawe bwite, ariko niyo urimo ukodesha yakunaniye kuyitaho. Ntabwo Imana iha umuntu ikintu izi neza ko kirenze imimerere ye. Ibyo bishyire mu mutwe. Ikindi buriya Imana kuko yaturemeye kugenga ibyo yasize ku isi, ni ukuvuga ngo yizeye umuntu irayimuha ngo ayigenge. Mu gihe rero ibyo guhuta bibyaza ibindi, ujye uzirikana ko ari byo uzaheruka. Ntabwo ikunda abanebwe. Kera nari umunebwe utamenya kurinda neza ibyo nahawe. Imana irabinyaka ibanza kunyuza mu ruganda. Rero yongeye kunyizera bwa kabiri kuko yabonaga ko niteguye kuba umuyobozi mwiza. Niyo mpamvu nyuma y'umwaka umwe imodoka 5 natangije zari zimaze kwiyongera cyane. Munyumve neza, uko zo kwiyemera, ahubwo ndababwira ibyo nagerageje kandi ngasanga bikora. Wenda karakanyuzemo, gusa ndabinginze iyi nkuru izabasigira ikintu gishya mu bugingo bwanyu. Ndacyababwira uko nahuye n'umugore wanjye. Amanda rero yari umukunzi nirataga kandi naratiraga n'inshuti yanjye nungukaga. Nyuma y'imyaka 2 dukundana yansabye ikintu gikomeye, ko nagarura umubano wanjye na papa, kuko muri ibyo bintu byose nanyuragamo ni gake navuganaga na papa. Nta nama nyinshi namugishaga, ndetse ibibazo naciyemo byose ibyo yamenye byari mbarwa. Gusa icyo gihe Amanda nsaba kuvugisha papa, nta pfunwe nari mfite ryo kuvugisha papa kuko yashakaga ko mbawe nari ngeze kuremo. Naje gutangira kuvugisha papa gahoro gahoro kugeza ubwo twongeye guhuza urugwiro, maze tunasabana imbabazi kuko twari twarabimukiranye hose. Yari indi ntambwe ikomeye Amanda yaratumye ntera. Ku giti cyanjye rero naricaye mbona ko nta kindi gisigaye. Wari uzi ko hari ibintu Imana itaguha ukiri ingaragu? Nyine nta nshingano ihambaye burageraho kuyobora ijuru rito ryayo ari iryo muryango. Umugisha kububatse kandi bubaha Imana, iteka bari munini kandi umanuka nk'imvura. Bapfa kurangwa n'urukundo no kwihanganirana gusa. Nabonye rero ntacyo nsigaje uretse gusaba Amanda ko twakwibanira maze tugakomeza kubakana ibyo yamfashije kuzura. Wenda uri kwibaza utese Amanda yanze ko mubana cyangwa mwarabanye nyuma muza gukora divorce? Oya, ibyo byose si byo kuko twaje kubana kandi n'ubu turacyari kumwe. Kuko burya umugore wanjye yitwa Simbi Amanda. Niwe mugore wanjye ubu kandi niwe mugisha nahawe. Mu nkuru nakunze gukoresha izina Simbi, gusa nuko nashaka ko muzamenya uko nabanye n'umugore wanjye, ariko mumaze kumva urugendo rwanjye rwose nanyuzemo. Nashaka ko muzumva uko amateka yiyubaka ndetse n'aho ahurira. Nashaka kurinda umwimerere w'inkuru kugira ngo murebe ukuntu hahise hanjye haje guhura n'ubuzima mbayemo. Amanda rero niwe mugore wanjye, ndetse niwe wongeye kumbera urumuri ubwo nari mu mwijima. Tugakundana tukageraho tubana. Muribuka ko iyi nkuru yatangiriye Sonia na Giselle bagaruka mu buzima bwanjye. Nkimara rero kubana na Simbi Amanda, hashize umwaka nibwo Sonia nari naraburiye irengero yagarutse kwica umubano wacu, agamije kongera kunsubirana nubwo bitari bigishobotse. Nibwo kandi Giselle nawe yagarutse, gusa bakaza aje kwihorera kandushya akanantesha umutwe mu buryo buhambaye. Yakomeje kuntesha umutwe ashaka kunyambura ibyo naruhiye, ndetse nakomeje kwiheba ntazi uko nzamugenza cyangwa amaherezo yabyo. Uyu ni umusozo w'igice cyacu cy'uyu munsi, cyanditswe na Eric Niyonzima afatanyije na Dominique Kubwayo. Turashimira Fiacre Zerimana watunganyije amajwi yayo na Eli Ntakibazo wayinononsoye ndetse akanayisoma. Iyi nkuru yatunganijwe ku bufatanye bwa Nyumva Digital Libraries na Radio na TV10. Murakoze, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Nyumva _ ntukicwe n'irungu.